Amahoro y'Imana bakunzi ba ISHERINA TV murasuzwa na ISHERINA kamikazi w'abanyarwanda. Aha turi mu karere ka Musanze nk'ibisanzwe nagiriye amahirwe no guhura n'umwe mu bakinnyi bakomeye mu Rwanda reka mbyita so namahirwe n'imigisha nagize gutya rero mbasura ahantu bakinira. Uyu munsi rero mpuye n'umusaza Cari kinshikuye. Cari kigushikuye actually. Muze muraho neza. Turaho turakomeye. Murakomeye cyane. Hanyuma muzehe ngiza amahirwe yo guhura nawe ariko ngewe already wenda dusanzwe tuziranye ariko mfite ibibazo bigera nko muri 5 ngira ngo nkubaze ewana. Ndukubita tubangura ngira ngo urabona ko n'ikirere kitameze neza ngire gutya nkubaze nibibaza abantu benshi bibaza societe yibaza ubundi muzehe n'umubyeyi ari single muzehe ninde umva mbese bwere se habagaho single w'umusaza yego byashoboka ndashaje mfite umuryango bitabana buzukuru nabuzukuruza ariko ntabwo ni nasingira ubuvivi nibyo ariko nabwo buri hafi kuko ndacari injege ntabwo mbuzi izindi myaka ingahe imbere yanje yego urakoze cyane societe iracyashidikanya ivuga iti ntabwo uri aramusaza n'ibintu yikoresha n'umusore bakabona ukuntu simbuka ico ni cyane se gitekerezaga gutyo n'abafana bawe shari zurabare kanose byashoboka ngo niyo nuze nsubire bwana ariko sha wansubiza mu buto urakoze cyane muze nkusaba kandi ga service yego kameze gute ndirimbira kuri ya ndirimbo yawe have ntabwo naririmba nta kantu ndi gusoma ndaririmba sibike mutumira kunge se mutumira urwunge ntako wazanye ashwe tuzaririmba ubutaha amakuru si weho uturutse mbo njewe nturutse Musanze ndi umunyamakuru nkora kuri ISHERINA TV natwe turi hano mu Irebero TV usanze turi kwidagadura urakoze cyane hanyuma musaza njye mwamubonye ni umusaza navuga ko usobanutse nyine n'umukinnyi mwiza societe yose yakwifuza hanyuma muze wenda nagira ngo nkubaze ni yihe challenge uhura nayo mu gukina uri umusaza uvuze inki ubwo nimvuga challenge ni zembogamiza sharijeri oya ni challenge cyangwa se imbogamizi imbogamizi yabivuga mu Kinyarwanda imbogamizi hari ya nyamukuru nuko imyaka ziri kunjana nuko bitashoboka ngo nsubire mu butoya naho izindi ntihabura utubazo duto na duto ariko hari ukuntu kubera korosha ubuzima umuntu adutaruka yego urakoze cyane hanyuma muze Dr Nsabi ni muntu ki muri kariyeri yawe urana navuga nti ni role model wanje kuko aho duhuriye hakaga umuriro haba hahiye ndego ntihaburamo gukomanya amahembe sangana niyokereje ikijumba kirakivumbuye kiragiye ariko ntaco muzehe ibyo akina ni byiza turabikunda nk'abanyarwanda hanyuma rero muzehe tumwitegeho iki mu myaka 2 iri imbere ubwo so urupfu hari nzazi oya nago oya imyaka 2 uzayimara action ntaco ubwo ni byinshi byiza twidagadure duseke mwebwe gusa muje kwirebero TV murebe aho umuntu ushaka ibyishimo yabisanga urakoze cyane hanyuma muzehe wenda wagendanye igipambara ni igiki ikiburite oya ntacyo nagendanye turaza kukigura turaza kukigura nta kibazo amafaranga ndayafite muzehe turwana ku musozo ndagira ngo noneho ugira amagambo 3 wabwira abakurikiye ISHERINA TV yahindura ubuzima magambo 3 nibigirira icizere bakore batekereza iby'umumaro ntabwo wabongeza se nta kundi kuntu wabongeza barampiki baraguha subscribe na share na comment ibyo se nibyo kubibutsa nabo barabizi nubusi waseka nawe ntushimira uwagusekeje ntago bishoboka ni magirirane sha ndukubwa ngo njanire intuza
abakunzi ba ISHERINA TV rero ngira ngo mwabibonye abari mu kazi namuguye gitumo ngira gutya ndamusuhuza ndamuzana imbere ya kamera kugira ngo agire icyo abaganiriza. Tuzasubira ubutaha rero nzabazana n'abandi benshi batandukanye abari benshi ngira ngo murabizi akina n'abantu benshi batandukanye abana abakobwa ni benshi cyane. Tuzasubira ubutaha rero ciao ciao.